Aba Bible ikaze mwese. Iyi ni Shine with Scripture. Abashakanye n'abateganya gushaka. Aba Bible murahari. Abadafite ingo muteganya gushaka ibintu mugomba kubimenya, ariko n'abafite ingo tayari bamaze gushaka nabo turabifuriza gukomeza kugira ingo nziza. Uyu munsi tugiye kuganira ku kirero. Mwakora iki mu gihe hari ibyo mutabona kimwe? Ndavuga abashakanye. Aba Bible murakora iki mu gihe hari ibyo mutabona kimwe? Icyo nicyo kibazo tugiye kuganiraho. Reka tuhite tunihuta cyane twe gutinda. Abantu bashakanye bakunda guhangana n'iki kibazo cyo kuba hari ibyo batabona kimwe, kuba badakunda ibintu bimwe, kuba hari ibyo batumva kimwe bitandukanye mu ngingo zitandukanye. Ibyo byose bigatuma bigatuma bahora mu ntonganya, bigatuma bibatandukanye, bigatuma batumvikana. Ese icyo gihe aba Bible turi kumwe muzabigenza mute mu gihe hari ibyo mutabona kimwe? Undi reka mbabwize ukuri, nta nubwo ushobora gushakana n'umuntu ngo mubone ibintu kimwe neza muri bamwe. Ni kopi yawe se? Shwe. Ibyo hari byinshi mushobora guhuza, ariko ntabwo ari byose ijana ku ijana. Ubwo rero kuba mutabona ibintu kimwe, kwanza abanza wumve ko kitari ikibazo, ahubwo ibyo ni byiza kuba mutabona ibintu kimwe. Bituma mushaka igisubizo gishobora kubanyura mwembi. Ushobora gusanga wowe wibeshya ku kuntu ubona ibintu, uriya ukuntu abibona akaba atibeshye, cyangwa se wowe akaba yibeshye wowe ukaba utibeshye. Ibyo rero bituma muhuriza hamwe ku gisubizo cya nyacyo. Ariko mwese mubona ibintu kimwe, mwazajya mwibeshya mukibeshyera hamwe, mwabikora urumva byaba bisekeje. Ariko ntabwo ari kopi yawe, niyo mpamvu ugomba kureka ibyo bintu byo kuzana akajagari ngo mugomba kubona ibintu kimwe. Oya, ntabwo ibyo bishoboka. Ntabwo Imana yaturemye kimwe. Kuko buriya wowe ushobora kuba wikundira umupira, uwo mwashakanye akikundira gusoma ibitabo. Ushobora kuba ukunda gushyira ibintu byawe kuri gahunda, naho mwashakanye wowe ukagira akajagari. Ushobora kuba ukunda gusabana, ariko uwo mwashakanye yikundira ko mwaba muri mwenyine. Ubwo rero uko twari tumaze kubivuga, ntugatekereze ko uwo muntu mudakwiranye. Utangire kwibaza ngo nk'uko kuki ntabibonye turi kurambagizanya. Burya warabibonye kera ahubwo urabyirengagiza. Warabibonye ariko ukabyirengagiza kubera ko wabonaga bidakabije nyine. Ubwo rero ujya ukomeza kubibona utyo n'ibintu bidakabije nk'uko wabibonaga ko bidakabije muri kurambagizanya. Iyi ngingo rero iraza kugufasha kubigeraho ibyo ngibyo byo kubona ibintu mu buryo budakabije, ntubigire intambara. Byo kuvuga ngo nimukwiranye, mwarashakanye, murakwiranye. Mwashakanye kuko mukwiranye, keretse niba hari ibindi wamutekerezagaho cyangwa se wari umukurikiranyeho. Ariko ubundi niba mwarabanye ubwo muraberanye, nimwe mwabigennye, nimwe mwabihisemo, nta muntu wabahatiye kubana. Ubwo rero muraberanye, muraberanye rwose. Ibyo wabibonaga kera ukabona si ibintu bikabije, kandi n'uyu munsi uba ugomba kubona ko atari ibintu bikabije. Ni ibintu bisanzwe nk'uko twigeze kubivuga hejuru. Rero reka turebe ibyo wakora. Ariko mbere yo kureba ibyo wakora, hari ibyo ugomba kubanza kumenya. Turifashisha inyandiko. Reka duhe credit aba bantu banditse inyandiko n'aba Timothée Jehova. Ni inyandiko yo kuri Jean-Akadomo.org. Niyo turibuze kwifashisha cyane, nubwo hari ibindi bitekerezo turi gukura ahandi, ariko by'umwihariko icyo wagombye kumenya cya mbere ni uko bimwe mu byo mutandukaniyeho biba bikomeye. Ikintu cy'ingenzi mwagombye kwitaho mu gihe murambagizanya ni ukumenya niba mukwiranye. Ubwo rero hari benshi babona ko bahabanye cyane maze bagahitamo guhagarika umushinga wo kubana kuko baba babona ko batazashobokana. Ariko se byagenda bite niba hari utuntu tworoheje mutandukaniyeho, dore ko nta bahuza ijana ku ijana? Buriya iyo ibintu mutandukaniyeho muza kuba mubihuje, nako biza kuba bikomeye cyane, mwari guhagarika ubucuti bwanyu muri kurambagizanya. Ariko mwarakomeje murashakana kubera ko mwabonaga bitari ibintu byatuma mutandukana. Ubwo rero icara hasi, uhangane nabyo, ubyakire,
kubera ko wabonye ko bidakomeye n'ubu ukomeza ubibone gutyo. Erega buriya hari ikintu uba ugomba kumenya, nta bantu babiri bashobora guhuza mu bintu byose, twigeze kubivugaho hejuru ngo uriya si igitangaza kuba hari ibyo mutandukaniyeho. Hari ingero zimwe twabonye z'ibyo mushobora kuba mutandukaniyeho, ariko reka turebe n'izindi nkeya. Reka tujye nko ku bintu bibashimisha. Muri iyi nyandiko harimo umugore witwa Ana, yaravuze ngo sinkunda gutembera, ariko umugabo wanjye we akunda gutembera mu misozi miremire iriho amasimbi no mu mashyamba. Ibyo ni ibintu batandukaniyeho. Nanone hari ibintu muba mwaramenyereye bishobora gutuma mutandukana, mukaba mwaramenyereye ibintu bitandukanye. Umugabo witwa Brian yaravuze ngo umugore wanjye ashobora kuryama akerewe akabyuka iyo arubika kandi ntagire ikibazo, ariko njye ndyama nibura amasaha 7 cyangwa 8, bitaba ibyo nkirirwa nabi. Urumva ako ni akamenyero buri wese aba afite, ariko gatandukanye ntakundi. Nanone hari igihe muba mutandukanye ku bijyanye n'imico. Urugero, ushobora kuba wivugira make, uwo mwashakanye akaba yivugira byose. Hari umugabo witwa David yaravuze ati nakuze nta muntu mbwira ibibazo byanjye, ariko umugore wanjye yakuriye mu muryango w'abantu bakemurira ibibazo hamwe. Urumva imico nyine ibitandukanye. Icyakora nk'uko twabivuze, kuba mutabona ibintu kimwe byagombye kububaka kuruta uko ushaka ko bibasenyera. Umugore witwa Helena yaravuze ati nzi neza ko nubwo naba nkora ibintu neza atari igihe kamana. Ubu rero rwose nyamuneka nubwo hari impamvu zishobora gutuma mutumvikana, kandi nibyo koko ntabwo muzabona ibintu kimwe, nta bantu bahuza byose kuko nta kopi y'umuntu n'undi, ahubwo buri wese aba atandukanye, kandi ibyo birabubaka kuko Imana yabikoze rega ibyiza, ntabwo yigeze yibeshya. None ni iki wakora rero? Ibyo nibyo tugiye kureba. Reka duhere ku kintu cya mbere wakora. Rambura mu Bakorinto ba mbere igice cya 10:24. Turi kureba mu gihe hari ibyo mutabona kimwe. Bakorinto ba mbere 10:24 haravuga ngo buri wese ntakomeze gushaka inyungu ze bwite, ahubwo ashaka iza mugenzi we. Ni ukuvuga ngo ntukomeze gushaka inyungu zawe bwite, ahubwo ushaka iza mugenzi wawe. Ibi bivuze iki? Mujye mushyikirana. Umugabo witwa Adamu yaravuze ati umugore wanjye Karine ntakunda siporo na busa, ariko ajya amerekeza mu mupira, byaba ngombwa akamfasha no kogeza. Karine nawe akunda gusura amazu ndangamurage, kandi njya muherekeza tukamaraho igihe yifuza. Uruko nshoboye nkabikunda kuko mbona biha agaciro. Uri kumva ukuntu uyu mugabo n'umugore babigenza? Umwe aherekeza undi nubwo adakunda ibintu agiyemo, ariko nanone ibyo bintu kuba atabikunda ntibivuze ko ari bibi, ahubwo nyine nuko atabikunda. Urumva aherekeza umugabo muri siporo, umugabo nawe akamuherekeza mu nzu ndangamurage, bakamara nayo igihe bishimye. Ibyo bituma nawe ukapucaringa ibintu bishya. Ahantu udakunda, bya bintu udakunda gukora, ahantu udakunda kujya, bituma nyine nawe umenya ibintu bishya, discovering ibintu bishya. Ni byiza, nta kintu bitwaye. Ibyo rero ni ugushaka inyungu za mugenzi wawe, aho gushaka inyungu zawe gusa. Ako kantu nimugakora ntikazaba keza. Fasha umugabo mu byo akunda, nawe mugabo ufasha umugore mu byo akunda. Ni ukuri ubamera, kandi ndabizeza ko bizaryoha muzabikunda. Se ntimuzabikunda? Nuherekeza umugabo wawe muri siporo, uzaba umuherekeje, ariko uzanunguka kubera ko uzaba ukoze siporo. Sibyo? Ubwo uteye ibuye rimwe wica inyoni ebyiri. Hanyuma uherekeje umugore wawe mu gusura amazu ndangamurage cyangwa n'ibindi bintu akunda. Nawe uramenya ibintu bishya, uragira ibitekerezo bishya, urahura n'abantu bashya, uramenya. Kandi buriya ikintu, ariko ibyo byose wanaherekeje umugore wawe, birubaka urukundo, nawe bitume ubwonko bwawe bwaguka. Ariko hari n'ikindi kintu muri ababibure mugomba kumenya. Ibi byose bituma mubona n'igihe cyo kuganira, mu kubaka urukundo rwanyu. Iminota iba yagiye wangu, reka dukomeze. Ikintu cya kabiri mugomba gukora, Petero wa mbere 5:5. Mu buryo nk'ubwo namwe basore mugandukira ababaruta ubukuru, ariko mwese mukenyere kwiyoroshya mu mishyikirano mugirana, kuko Imana irwanya abishyira hejuru, ariko abicisha bugufi ikabagaragariza ubuntu bwayo butagereranywa.
uyu murongo uravuze ngo mukenyere kwiyoroshya mu mishyikirano mugirana. Mukenyere kwiyoroshya mu mishyikirano mugirana. Jya waguka uhindura imitekerereze. Kuri uwo mwashakanye afite ibintu akunda wowe ukaba utabikunda ntibivuga ko ufite amakosa. Alex hari ibintu byamubayeho maze aravuga ati akenshi numvaga ko hari uburyo bumwe rukumbi bwo gukora ibintu neza, ariko gushaka byafashije kumenya ko mu buzima hari inzira nyinshi zo kugera ku byo wifuza kandi ko n'abandi bagira ibitekerezo bishya. Icyo mukeneye ni iki? Ni ugushyikirana mwiyoroheje mwicishije bugufi. Ko buriya hari ibintu mugenzi wawe watsinditse mu bwonko bwiwe, hari ibyumba afite atarafungura by'ubwonko bwe. Nubibyaza umusaruro ukareka ukamushyigikira ukareka agakora ibintu uko byumva, uzabona hari izindi nzira wowe utigeze umenya nyamara zishobora koroshya ibintu, mukagira inzira igihumbi zo gukemura ibibazo aho kwibanda ku nzira imwe wowe ufite. Ariko ikizabafasha ni ukwaguka mugahindura imitekerereze mugashyikirana mwicishije bugufi, sibyo? Mukambara kwiyoroshya. Bibiliya nta kintu na kimwe kitarimo. Rero kubyaza umusaruro rwose ibi ngibi tuba twize. Byaza umusaruro ubwonko bw'umugore wawe, byaza umusaruro ubwonko bw'umugabo wawe. Burimo ibintu byinshi. Niyo mpamvu kudahuza ni ikintu ahubwo mwagakwiye kuba muserebura. Reka tujye ku cya gatatu wakora. Abakolosayi 3:13. Abakolosayi 3:13 ngo yahageze. Ndeba njyewe ndimo ndatinda kuhagera. Abakolosayi 3:13. Aravuga ngo mukomeze kwihanganirana no kubabarirana rwose igihe umuntu agize icyapfa n'undi, ndetse nk'uko Yehova yababariye rwose aba ariko namwe mubabarirana. Mukomeze kwihanganirana. Uri kumva icyo kintu? Ujye ushyira mu gaciro. Kuba mukwiranye ntibisobanura ko mumeze kimwe. Bityo rero ntukumve ko washatse nabi bitewe n'uko hari utuntu runaka mutabona kimwe. Hari igitabo cyitwa The Case Against Divorce. Cyaravuze ngo abantu benshi bakunda kuvuga bati erega amaso akunda ntabona neza, ariko cyakomeje kigira kiti nyamara umunsi wose mumarana mwishimiye werekana ko nubwo mufite ibyo mutandukaniyeho mushobora gukomeza gukundana. Kuba mufite ibyo mutandukaniyeho ntibisobanuye ko mutakomeza gukundana, muzakomeza gukundana. Ubwo rero mujye mukomeza kwihanganirana nk'uko tubisomye hano igihe cyose umwe muri mwe agize icyapfa n'undi. Ibyo bizabafasha. Ikintu cya nyuma mwakora, igira inyuma gato mu Wafilipi igice cya 5:5. Gushyira mu gaciro kwanyu bimenywe n'abantu bose, dore umwami ari hafi. Wagombye kuba umuntu ushyira mu gaciro, ukaba witeguye kugira ibyo wigomwa. Gerageza gukora ibi ngibi. Erega nta somo ritagira umukoro. Ibi mubigira umukoro kabisa. Andika ibintu ukunda uhuriyeho n'uwo mwashakanye, hanyuma wandike n'ibyo utekereza ko mutandukaniyeho. Amaherezo buri uri busange ibyo mutandukaniyeho byoroheje kuruta uko ubitekereza, kuko iyo ibyo mutandukaniyeho biza kuremera kuruta ibyo muhuzaho muba mwararekanye muri fiançailles cyangwa se mu kurambagiza. Ariko kubera ko byari bitonze bigereranyije n'ibyo mwemeranyaho mwarakomezanyije. Kuri ko kuri kw'ibintu, urwo rutonde ruzakwereka ko hari ibyo wenda ugomba kwihanganira kandi ugakomeza kumushyigikira. Umugabo witwa Kenneth yaravuze ngo iyo umugore wanjye agize icyo ahindura kugira ngo duhuze biranshimisha cyane, kandi nanjye nzi neza ko iyo mbigenje ntyo bimushimisha. Iyo yishimye nanjye numva nezerewe, nubwo byaba byansabye kugira ibyo n'ingoma. Hari umugabo n'umugore bitwa Charlie na Ramona baravuze bati niba utekereza ko wowe n'uwo mwashakanye mudakwiranye uzakomeza gushakisha ibimenyetso bibyemeza. Aho kubigenza utyo, aho kubigenza mutyo, mujye mushyira hamwe maze ibyo mutandukaniyeho bibe bimwe mu bituma mugira umuryango mwiza, aho kubibabera imbogamizi ngo bibe byabatandukanye. Benjamin na Chelsea nabo baravuze bati ntidukunde indirimbo zimwe cyangwa ngo dukunde filime zimwe, kandi umuntu ashatse n'ibindi tudahuriyeho ntiyabibura. Turamutse dutandukanyijwe n'ibyo tudahuriyeho twaba twirengagije ibihe byiza twagiranye igihe twabaga twahuje urugwiro. Ubwo rero Ababibure, nimushyirize inama mu bikorwa, usubize inyuma video niba utayumvise, uzirikane ko ugomba gushyigikira mugenzi wawe, ukaguka ugahindura imitekerereze, ugashyira mu gaciro
kandi ukagerageza kureba ibintu muhuriyeho kuruta ibyo mutandukaniyeho. Mwakoze cyane.